Shalom ku bantu mwese mudukurikiye ku bantu bakora The Blessing Show, amazina ya Tumusiime Juliet, aho muherereye hariho hose ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, nizere ko muguwe neza. Hanyuma rero nk'uko bimenyereye buri gihe tuzana umutumirwa tukaganira, akatubwira byinshi ku buzima bwe, akatubwira aho Imana yamukuye, aho imugejeje, kugira ngo aho uri ahariho hose bishobora kugufasha cyangwa bikageraho bikuvana bikajya naho bikugeza, kumenya byinshi ku muntu ibyo yaciyemo. Imana ibaho umugisha. Rero uyu munsi twazanye Kamikazi Liza, ngira ngo abantu benshi mwari mumuzi kera, mumuzi ubu ngubu, ariko agiye kutubwira Kamikazi ni muntu ki, by'umwihariko twinjire mu buzima bw'ukuntu yaje kujya no muri gospel. Kamikazi umeze neza? Kuri ndaho ndashima Imana. Urakomeye? Muzi hari indirimbo yawe kera nyiga muri primaire nakunda goenda The Ben, niyo nakumenye wowe buriya, niyo nirahira nta yindi nirahira niyo nakumenye wowe kera ndavuga indirimbo. Wenda tudatinze, Kamikazi tugusanze hano turagusura umumama, ariko tugira ngo tumenye Kamikazi ni muntu ki? Kamikazi rero mu by'ukuri ni umudamu Imana yagiriye neza, ariko ubundi mu by'ukuri ayo mazina ntabwo ari amazina niswe n'ababyeyi. Liza Kamikazi nibyo abantu bamenyeho, ariko ni amazina nafashe nk'ay'ubuhanzi kugira ngo nyine ngire andi mazina atandukanye, amazina abantu bashobora kumva vuba, kwakira vuba. Ariko ubundi ababyeyi bambyaye banyise Umuhire Solange. Baguhindurira amazina yawe yose? Ntabwo urumva nyine ni ibintu bitabereye mu mwanya umwe. N'abahanzi benshi yose abantu bakurikira barabizi ko amazina baba bitwa baziho nk'abaririmbyi atari yo yabo. Akenshi iyo ugiye kuririmba ni bake bagumana amazina yabo. Akenshi ufata izina wenda wumva rizabakaci abantu bafata vuba, kugira ngo nyine n'indirimbo izamenyekane, bizagufasha nyine kugira ngo abantu bakumenye. Ariko ubundi amazina yanjye nk'uko mbivuze nyine ni Umuhire Solange. Kamikazi Liza ryaje gute? Ryaje rero maze ko indirimbo yanjye ya mbere muri studio nyine tuyirangije, nayikoreye muri Contact. Producer Jay patamgira kumbaza ati none se tuzayisora nyine yitwa nde, kuko ni yandi. Umva amazina Umuhire Solange yarabyumvaga nyine akuva, ntigeze aranabitinda wese ambwira ati urashaka kwitwa nde, kuko abahanzi bandi baba bafite ukuntu nyine bagiye biyita. Icyo gihe hariho Miss Jojo yaratangiye gusohora indirimbo, Miss Sharende uva yari afite indirimbo, donc hari ukuntu abahanzi nyine bagira andi mazina. Kavuga se rero ko ntari zina numva riri ready, ntangira kumuha proposal menshi, ibitekerezo byinshi nari mfite, tuntu nyine tudafatika, akajya rejecting akavuga ngo ntago bifatika, ntago abantu bapfa kubimenya. Ariko noneho nibuka ko hari izina nkunda rya Kinyarwanda ryitwa Iriza. Iriza nk'umwana w'umukobwa wacu, nigiye umwana w'umukobwa w'imfura, nkumva ako kazina nkiyise kaba ari keza, nkavuga Iriza. Noneho nkagira na grand-mère wanjye nyogokuru wanjye yitwaga Iriza, nkavuga rero numva byaba ari ibintu byiza ko nagarara iryo zina, ko nakazina gato, kuko nabone barakubwira ngo ushaka akazina gato abantu bafata vuba, mbese kazagwa mu matwi y'abantu. Nuko mubwiye Iriza rero arambwira ati rero Iriza ryiza, ariko abantu bashaka kudabyumva kumva ni Ikinyarwanda cyane, ariko ntabwo mbese ari akantu kari modern, urumva, kuko akenshi ushaka akantu nyine kari modern cyane cyane. Kurumva nari nje ndi gukora indirimbo za pop, nari nkiri muto, nari mfite nk'imyaka 22 ndibaza, menya na akadanka 20 gutyo. So nuko urumva rero Liza yaje rero kuvamo Liza gute. Iriza indirimbo ni gutyo nayisohoye yitwa yanditseho ngo Iriza, ariko muri audio producer akavuga nyine ngo Iriza production, ngo Iriza ngo on the microphone, ibintu nk'ibyo. No inyijyanye ku maradiyo, abantu bakora ku maradiyo icyo gihe abanyamakuru abenshi nyine babaga ari abantu nabo bakora ibintu bishyushye nyine biri modern, indi harimo ba Kelly bo muri Contact FM, ba MC Mande n'abandi bose. No bajya gusoma iryo zina aho kugira ngo bavuge Iriza, bagahita bavuga ngo Liza, abandi ngo Eliza, donc utuntu urumva ntibashaka kubihuza na Iriza y'Ikinyarwanda. Komeza kubyumva hirya no hino hano sinjyanye, urumva ntago babisoma nyine uko biri. Ko iyo ndirimbo yanjye by the way yari mu Cyongereza yitwaga My Special One, ari pop, urumva nabo ngira ngo byarabacangaga. Iriza ari kuririmba, donc so rero ndavuga ibintu rero ntago bizapfa gufata, ahubwo mwe twashakaga ntago bizakunda, kuko abantu bari kunyita amazina atandukanye, bitavuga reka noneho ya inyikate mfate Liza, kuko Liza ni akazina kagufiya gafatitse vuba, kari kanagezweho abana b'umunsi, abana benshi ubu ngubu nitiranga n'utwana duto twose. Abana benshi bitwa Bariza, nuko Liza rero nuko yaje. Kamikazi rero tiyo yaje iti. Kamikazi yo sinari nanabigambiriye kuyongeraho, nari mfite ibyo nyine bakajya bavuga Liza umwana muto Liza, ndi bakari kwajyaga bavuga mu publicité. Ariko noneho nza gukora indirimbo ebyiri z'urukundo, harimo nakoranye na Mike Karangwa yitwa Iyizire. Noneho akazama igitero yavuga ngo naje gusanga uri umwamikazi ngo mu bwami bw'umutima wanjye. Iyo ibirabaye twari twikora kenshi muri kaminuza, ama performance y'abantu bakayakunda. Noneho
tuza no gukorana na The Ben irahira The Ben akajya avuga ngo kamikazi kanjye nagusiga ngo nkajyayo aho niho kamikazi yavuye ndarikunda nanjye batangiye kubisereza babinyita apu bita nkongeraho nyine batabibariza kamikazi cya kintu nashaka kizina cy'ikinyarwanda mba ndaribonye noneho nariza biba birabaye nuko riza kamikazi yavuze. Wow. Okay, tugaruke rero kuri Solange ku buzima bwa wenda mbere tukuze muri Secure ukorayo watangiye umuziki gute waje gute dutangiye muri Secure muri Secure rero natangiyemo by'ukuri kubera ko nari ndangije secondaire naranditse indirimbo nyinshi nari narize ibintu by'indimi n'ubuvanganzo cyo twita lettre icyo gihe noneho tukiga kwandika amapoeme ibintu nk'ibyo no kwanaliza uko tugira tubikora nanjye kandi nkura kuririmba nanjye nkandika amapoeme noneho uko nyandika amwe nkatangira kuyakoramo indirimbo nkagenda mbiha melody nkabona biragenda bikunda buhoro buhoro noneho rero ndangije secondaire ubwo ndenda wa mwaka abantu baba bategereje kujya muri kaminuza nibwo natangiye gushakisha moyen kugira ngo uburyo nabasha kuzajya muri studio kuko abantu baba batangiye kujya mu ma studio ndibuka ko turi muri secondaire hari umukobwa witwaga ngo Victoire Ndemana yanjye yakoze album irahitinga bya hatari ku buryo wumvaga nyine ko yazikoreye mu Rwanda nkavuga nanjye nisoka indirimbo zanjye muri studio nkora album nyine ariko utazi ngo wanabikorera kuko by the way wacu ni Butare mu majyepfo nta studio yahabaga icyo gihe byari kuzaza nyine i Kigali so rero nihuse ubwo ndangije secondaire maze kwinjira muri Epera Muduva ariko naje i Kigali noneho gukora indirimbo namaze gutangira kubona ka bourse kuko baraduhembaga ibihumbi nka 25 ku kwezi hayinda rero mbyegeranya buhoro buhoro mbika noneho nza kugera tugwiriye kuri ubu ufite n'utuntu ugomba kwishyura ugomba kwishyura za note ugomba kwisiga ugomba kugira gute so ngira Imana umukuze wanjye umwe yitabye n'Imana disi aramfasha nawe anyongeraho amafaranga kugira ngo byuzure ko byari bihenze icyo gihe na n'ubu nyine biracyahenze ariko icyo gihe ibaze ko indirimbo nayikoze ku 80 by'amafaranga y'u Rwanda kandi n'uyu munsi nayo barayigukorera cyangwa wenda 100 ariko ibaze ko icyo gihe hari ikera nko muri 2007 2008 ndayikora rero nyikorera muri contact nyikorana na producer JP wari ugezweho cyane icyo gihe ko yari maze gukorera Miss indirimbo zamenyekanye yakoreye Rafiki agezweho cyane icyo gihe yakoreye Chanel nawe nuko nanjye nkora indirimbo mu by'ukuri nuko ninje muri Secure Music. Impano yikura kuri indi impano nibwira ko nyikura ku Mana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo impano yose nziza ngo ituruka ngo ku Mana mu ijuru iyo scripture nyizi mu cyongereza abana banjye bajya bayimemoriza ndumva iri muri James 1:17 avuga ngo every good and perfect gift comes from above coming down from the Father. So rero numva mu by'ukuri nta handi navuga impano nyikura ni ku Mana wenda ugiye gusubira inyuma ushobora kuvuga ngo no mu bandimwe banjye turaririmba n'abafite barumuna banjye nabo bafite iyo mpano yo kuririmba kandi nabo babikora neza ariko sigi wayibahaye hari Imana yayibahaye noneho na sogokuru wanjye ubyara mama nawe mama yambwiye ko yaririmbaga sinigeze mwumva aririmba kuko yitabye Imana nkiri umwana muto nawe yaririmbaga ariko si wowe wabimpaye wenda hari ukuntu abantu bavuka bafite impano zimwe ariko si uko ari wowe wayiguhaye wenda mu buryo nyine bwa nta nubwo nakaza ka ibintu ba muri jeune usavuga ko kuririmba muri jeune simbyibaza ariko nibaza ko byashoboka wenda abantu babashaka ko bazi kuririmba mu muryango n'undi akabimenya ko ari impano ariko nubwo kuko n'ubundi umuryango nawo ni Imana iguha so tuvuze ko n'ubundi nabivanye kuri aba ku babyeyi cyangwa se mu muryango nabyo ntibyaba ari ikosa kuko ni Imana nayo niyo yampaye uwo muryango kugira ngo uvukiremo so mu by'ukuri nuko nagisubiza icyo kibazo. Wow, urakoze cyane. Hanyuma watangiye muri Secure ni wamenyekanye kubera Secure twakumenya abantu benshi bamenye cyane kuri zira ndimbo wagiye ukora ariko se twibaze muri Secure then uza kuiva mujya muri gospel hanyuma urwo rugendo rwaje gute kugira ngo uve muri Secure wiyamburiye kuririmba indirimbo zisanzwe winjira noneho mu gakiza uvuga ati ngiye kuririmbira Imana byagenze gute? Rero ni urugendo rutabaye rugufi urugendo nagenze rurerure sinzi ko turi n'umwanya wo kubijyamo byimbitse kuko byaba birebire cyane ariko reka mukabera amfashe kubisamarizinga kugira ngo mbivuge mu magambo make menda mbashe kubiragasaho ku ntego kuko mu by'ukuri kuva nkiri umwana mu muryango navutsemo mu muryango wa Gikristo nkunze kubivuga ko mama umbyara akunda Imana cyane ni umukatolika ariko usenga pe ukunda Imana cyane ku buryo tukira n'abana arabidutoje gusenga twakuza twigisha Imana twakuza yitubwira tukajya tujya gusenga ku buryo ndibuka ko ikintu njya mbibwira n'abantu ko mama wanjye niwe wanyigishije dawe uri mu ijuru nkiri umwana muto mfite nk'imyaka 5 twajya kuryama ajya kundyamisha mu cyumba ndibuka ahantu naryamaga rwose mu cyumba njyenyine akaza akamfasha tukayivuga noneho twajya no kwirangiza nubwo ntazi icyo bivuga ariko twaravuga irangiye twavuga ngo Deo Gracias Imana irakarama urumva rero uwo muco
narawutojwe nkiri umwana mbikuriramo ariko nihuse gato noneho hari igihe cyageze hari abantu duturanye b'abadeperi noneho nkunda uko baririmba n'uko basenga noneho mba nigiye muri ADPR ariko ubona nkiri muto nabwo nafite nk'imyaka 9 gutyo hafi 10 mbijyamo nenda ndi nko muri primaire mu wa 5 mu wa 6 mbijyamo kandi no mbijyamo cyane kuko nari nabikunze mba nije no muri korali y'abana bampaye no kwiyobora mbese noneho icyo gihe umubano wanjye n'Imana ugera ku rundi rwego kuko urumva nubwo nari umwana ariko burya Imana nta muntu utakiyereka kuko ngo ijuru ni ry'abana ry'abakira abantu nk'abana abakira Imana nk'abana bato icyo gihe rero nayakiriye pe nk'umwana muto ntangira kujya nsenga ntangira ndibuka ko nigeze no gufata amasengesho na mugenzi wanjye twabyukusenge Marie Claire turi hari Butare dufata igihe cyo kwiyiriza turi abana mama aranatubuza ariko ndamwinyiga ni umunsi umwe pe wonyine uri seke umva ko ntabwo twatuzi ko n'amazi bayanywa turawiriza turasenga dusaba n'Imana ibintu njya mbivuga ko ari bitatu dusaba Imana ngo ngewe nasabye ndabyibuka ibyo simbyibuka wowe buriya barabizi ariko ngiye nasabye Imana ngo nshaka Imana impano yo kuririmba kuko nubwo naririmbaga ariko ntabwo nari mfite ijwi riri exceptionnel ntabwo numvaga mfite ijwi rihambaye kandi numva abandi bakobwa baririmba neza cyane nkavuga ndashaka impano yo kuririmba ijwi ryo kuririmba neza umpe impano yo kwigisha ijambo ryawe kuko najyaga mbona kuna pasiteri batwigisha ijambo kumva riragufasha kumva riragukomeye nubwo urakana ariko kumva ko hari izindi mbaraga iryo jambo riba rizanye avuga amana uzampiyo mpano noneho urumva nyine wari no muri iyo ukuriye muri environnement y'abantu basenga hari ukuntu ugenda wiga gusenga nawe nuko noneho ndibuka ko icya gatatu nasabye nabwiye Imana ngo ndashaka ko uzampa impano yo guhanura kuko najyaga mbona abantu muri ADPR bibaho cyane uko abantu bagasenga umuntu agahaguruka agatangira agahanura cyangwa se umuntu akaza kuvuga ati Imana yanyeretse ibi n'ibi avuga se Imana yereka abantu ku kigero tabinyereka nari umwana muto ariko amasengesho narayasenze ibyo rero mbivuze kugira ngo noneho nkumvishe cyangwa n'udukurikira akakanya yumve urugendo nagiye ngendana n'Imana hari aho kera nkiri muto ukuntu nagiye nkunda Imana myitozwa n'ababyeyi ndibuka ko noneho ngifite nk'imyaka 5 ubwo n'igihe narebye filime ya Yesu kabisa ndasinjagurika umutima numvumenetsemo kenshi nkarira cyane noneho twagera mu gihe cy'igisibo nsubiye inyuma gato ubwo ngubwo muri Katolika twageraga mu gihe cy'igisibo za ndirimbo twaririmbaga zo mu gisibo nkazikunda nkarira ndibuka akavuga ngo abakatolika baba batwumva ndagakunda cyane nayo munsi kavuga ngo Yezu wemeye gupfa umeze nk'intabwa urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye abo babisha bawe ntibagusoneye tweho turagushima tugushimagiza dufite umwanya nakuririmbira n'izindi nyinshi ariko zo naraziririmbaga zabaga mu gatabo gatukura ngo gutya nasirimba nkarira nkumva nyine nge ya urumva rero aho icyo ni igihe kimwe kindi gihe nageze muri ADPR natangiye gusengana noneho cyane rero ndasaba none n'impano ndi no kwiyiriza icyo gihe noneho cyo kirarangiye nacyo nigira no muri secondaire kuko ubwo icyo gihe cyo kwiyiriza ndi muri ADPR nari ndimo ndangiza primaire nayirangije nkiri muto uburyo ndibuka ko nakoze dafite imyaka 10 ariko ninjira muri secondaire mfite imyaka 11 ninjira muri secondaire byose bitabihinduka kuko ubuturage nani mfite Butare nahise mbona ni butazagumaho bidashoboka tarinjira dize muri groupe nyine ubwo niho Imana yari impaye ishuri narisengeye cyane ariko ubwo nyine ndibuka ko nagiye ku ishuri mama yanjyanye mu isoko kugura imyenda ariko costume nahisemo ntiwareba nahisemo costume ya pink ariko ugera nkaha inkweto z'umukara zifunze nuko turagenda nkiri innocent ibintu byose bimeze neza mbona naberewe naguze imyenda iryoheye tugeze ku ishuri sanga nayo muturage mbona abana bavuye Kigali navuga n'ibiki urumva nyine ntabwo nahise mbibona ko kanya neza mbona bajambaye amakanzu urumva harimo n'abandi bana bakiri batoya ndibuka kitwa Angelique kaje kambaye igikanzu kimeze nka Farankunda ni kera ni inkombi za 98 99 nuko abandi bazambaye utuntu ariko rero ubwo muri weekend zagera hatajya kubona ukuntu abantu bambara nkavuga se ibi ni apara nkabona abana barakubisemo baratebeje hari hagezwe utuntu tutudeshira amakabutura aciye afite ibintu byuye amashati y'ibigoma y'amakaroka rukuntu nkagenda mbireba hagati yanjye naho nayerekana ise ibi bintu bizavamo urumva ndi umwana ariko natangiye no kwinjira mu bwangavu natangiye kuba adolescente ndi ndagenda mbireba yamana ndabizi ko ari yanyinjije muri secondaire ariko mu byukuri umutima utangira kugenda unanirwa ariko ubwo hagati aho na mbere yuko ninjije muri secondaire hari tubazo urumva nari umwana mu gusenga cyane no kwishaka Imana no mu gusoma Bibiliya hari ibibazo hari ibintu nasomaga simbisobanukirwe hakaba ibyo numva pe ku buryo ndibuka ko hari n'abantu babayeho bigeze kuza kumbwiriza mu rugo bari kwa kundi bagenda bakomanga abantu babwiriza shabaraza barambwiriza ndababwira ijambo nabaga mfite ijambo sinzi ngo ryabaga rivuye ndababwiriza ntibanongeye no kugaruka bigeze bagera nka kabiri baragenda bavuga ati uyu mwana tumuvuyeho naho kuko babaga bashaka urugo rwose barigendera kuko bazaga bambwira ngo Yesu ngo
ngo niba ari umwana w'Imana ngo ntago ari Imana ya nkahita ngenda nkahita nzana Bibiliya ari nanayifite naza kukwereka dufoto ko umwanya ngira ngo ushobora kuza kuducika kandi dufite ibindi bintu byo kujyamo ariko nakwereka udufoto nari mfite mfite imyaka nambaye agakanzu kameze gutya nteruye murumuna wanjye mfite na Bibiliya runini cyane nifashe gutya nasize n'igitambaro by the way urumva ndi muri ADPR urumva rero ubwo buturage nari ninjiranye ADPR mu dukurikirana ukuri ndabakunda cyane ariko icyo gihe nyine nicyo gihe nari ndimo nabonye bitagishobotse aho ntangira kwibaza ni se ahubwo ADPR nzayivamo gute kuko mama yari yarambwiye ati rwose wajya imbabarira ukagaruka muri Katolika kuko mama ari mu Katolika kandi yambwije ati kuko hari ikintu kibi nigeze nkwigisha hari ikintu ntuzi ko nkunda Imana kabwira mama ndabizi pe ariko reka nigumire muri ADPR niho ari kumfasha none nkashaka no kubatizwa ntabwo ibyo kubatizwa akenda kubabara cyane ati kuko urabatizwa no kubatirishije uruhinja mwana wanjye nkabona ntabyumva ariko ubwo haba wa muntu ugira ishyaka abantu banzi barabizi ikintu nakigiyemo nubwo nafite imyaka 2 wese nuko nabarumuna banjye bose nabase twanye nabaga nabajyanye hasigara ko gatoya ko nabaga nifotozanyije ariko bose twabaga turi muri korali ze kunyibutsa mwereke amafoto nabo bari muri korali bose nabajyanye nta muntu tabagurimo so urumva rero kuzasubira inyuma nuko niyenera kuri mama nkagera hambwa ni uzi ko nshaka kugaruka muri Katolika kuko urumva ndahebaga nkabona Katolika bya bintu nabyemera bya bintu mbona nyine ndi gukunda noneho hari ukuntu hari utuntu ntari kumva hari ibyo nibaza ntawe simbisobanukirwe hari ijambo sangwa rimwe sindyumve kavuga sinzajya kwa pastor nibaza mbona ko ndakana kikize hejuru n'ibiki byose nuko noneho ngira rero icyo niba nabyita Imana icyo gihe nyine kuri ibyo byabaye nk'umugisha niko nabyise nk'amahirwe ariko ubu niho mbona ariko Imana ifite inzira zayo nigaga rero mu kigo cya Groupe Scolaire hari Butare abantu barakizi ni ikigo cyamenyekanye cyane hayoboraga umugabo witwa Kayumba yari umupadiri mu gihe gito cyane tukihagera rwose akoresha inama yakunda gukoresha amarassemblement bose bamutinye yavugaga bamwitaga Magwe ubu yaritahiye nawe disi yarifiriye ariko mbese ni wa muntu abantu bose batinyaga yambaraga igikanzu cy'umweru akaba munini yahagarara nkari abantu bose ugatangira gutitira wireba ko watebeje ko wagize gute ajya kuri Rassemblement avuga amagambo aravuga ati rero mwabana mwe ati namenye ko hari abana baba baravuye iwabo basenyera mu dini runaka cyane cyane abakatolika urumva ko yari mu Katolika bahagera bagatangira kwijyanishwa mu mandi madini ati guhera uyu munsi icyo kintu gihagarare niba waravuye iwanyu basengera hanaha niho ugomba kuguma cyane cyane urumva nyine urabona kwera ko ibintu byo barokore haba harimo umuziki mwinshi hari abana benshi bahitaga babigira n'icyo ngicyo ubwo nari maze nko kugenda natedega nka 2 baririmba n'indirimo nkumva sinanazizi kuko urumva nawe nabivuye ni Kigali nabo ariko bitari donc narasobanukirwa neza ibyo barimo nkajyayo ariko nifite utubazo ngiye nkumva mu by'ukuri ntazi ukuntu ahubwo nzasubira muri Katolika kuko ibya mbere cyo ijya deferi ndimo hari ibintu byinshi nari gusobanukirwa noneho hari ibintu byinshi batemera iriya jipo igera hariya nzakomeza kuyambara kugeza ryari urumva abandi bana bamba amapantaro meza batebeje n'udukweto tureture n'iki byose lipstick ibyo ntabwo byari birimo ntabwo byabaga binemewe no ku ishuri ariko udupantaro basi udupantaro kabisa ibintu byari mu namba bibwira amande tange bivuga ariko buri hari ukuntu uganira n'umuntu neza ko Imana iri hagati yacu kuko ikiganiro ni cya Gikristo niyo mpamvu rwose narakunze ko tuganira nanabisengeye buriya kandi ko naburi wabisengeye nkuko rero buriya ibi turi kuganira nubwo duseka ariko nibura ko hari icyo umuntu ari bukuremo ntabwo ari urwenya gusa ntabwo turi hano ngo dutere urwenya so rero avuze atyo avuze ayo magambo nyine ngo bigende gutyo n'abana bose basubire mu matorero yabo yeba bawe nahise nsubirayo neza nitonze urumva nari mfite none excuse ndagenda bwa mama yewe zagarutse nyine rwose ariko umunyanageze mu wa 2 kuko ushaka ko byarafashe umwaka ntabwo nahise mfatira icyemezo mu wa mbere namaze igihe ndwana nabyo nyine kugeza noneho umwaka urangiye mu wa 2 ndibuka ko aribwo bose navuze ku buryo noneho nanagezeho nkaniyandikisha mu bana kuko nari narabatijwe gusa ariko nari ntarahazwa ntaranakomezwa nasubiyemo rero kwa kundi kwanje mu bintu subiyemo nariyandikisha nini bavuze abana bazabatizwa bazakomezwa bakanahazwa nanjye ndiga turiga turanahazwa turanakomezwa n'amafoto nenda yafite turakomezwa nambaye agakweto kagera kazamutse urumva ko twari mu banyeshuri ntago bari kwa wemerewe kuba wakambara indi myenda amapantaro ariko nyine urwo kweto byo nyine nambaye ntabwo muri ADF ari gupfa kumyemerera ntabwo byari kubaho ariko sinarabashaga urwo kweto nari isoni ngenda reka ntikora mu uyu munsi bavuga ariko nyine numva nshaka nyine nanjye kugendana n'ibigezweho abadoresa batwumva wenda babimenya cyangwa abantu bakuru n'ababyeyi mwabimenya ko burya nyine hari igihe umuntu anyuramo akaba yahinduka ariko burya umuntu abakeneye n'umuntu umuba hafi kuko iyo subije amazi iki gihe mbona ko
yego nari mushaka Imana ariko uretse umubyeyi wanjye wasengeraga n'inshuti wenda nagiraga nta muntu wundi wundi aho hafi ibintu byitwa ngo mentorship ntabwo byari byakamenyekana icyo gihe nta muntu wa mentoringaga nta muntu wambaga hafi ngo nkurikirane nta muntu wigeze umenyigisha kandi nifitiye Imana ngo bavuga ati uyu mwana ariko akunda Imana bamuba hafi akamugisha akagenda amugira inama iyo icyo gihe ngira ngo ngira umuntu nk'uwo sinibaza ko nari kuba naranyuze mu byo yanyuzemo byose ariko Imana ishimwe ko nta kintu tunyuramo kubusa kuko ibyo nanyuzemo byose byaranyigishije kandi noneho icyo mbishimira Imana cyane uyu munsi byamaye platform ushobora kuvugiraho nkumvikana kubera ko yego sindi bwumvikane ku bantu abari bo bose ariko nk'umuntu wamenye ndi muri sekira ashobora gutega amatwi ibyo ndi kuvuga kurusha amatwi pastor kubera karavuga ati uriya sumwe nzicangara reka twumve ibyo ari kuvuga avuga Yesu ati amuzi nuko rero ndabatijwe ndahagijwe ndakomejwe ubuzima burakomeye ariko mu by'ukuri nubwo nasubiyeho gutya umutima ukunda Imana ntabwo nari nawuvuyeho nari nkiwufite umutima wanga icyaha nari nkiwufite discipline cyangwa se iyo mico nari natoye yo gusenga ukaba wagira igihe cyo kwiyiriza nari nkifite ku buryo ndibuka ko rwose hari igihe najyaga mfata igihe atari igihe kinini nk'umunsi umwe wo kwiyiriza nkawufata nkawurangiza ariko ikintu navuzeho cyo kwiyiriza nuko cyagiye niyiriza na wa mwana mugenzi wanjye twiyirije seke tutanabizi ko abandi banywa amazi ku buryo ndibuka ko mu gitondo mama yari yambujije ariko agera abona nyine ko mbishaka cyane aranyihorera ku buryo mu gitondo nahagurutse neza singira ikintu mbona nkabona nyine nazengerezwa nuko arantekera utuntu amagakoma umunsi nagiye no ku ishuri ngira ngo nuko rero icyo bivugiye mbashaka ko nimvuga akantu nkibuka hari nk'isomo ryaho umuntu twumva abantu biga gusenga kuva umuntu yafashe amasengesho ntabwo ahita wifatiraho ntabwo umuntu apfa gutangira kwiyiriza atabimenyereye unagira ikintu afata niba ari ubwa mbere n'ubitangire ntuzigere ubitangira gutyo gusa uzafate nk'amazi byibura ufate wenda usimbuke breakfast ariko ufata amazi sasa nizigera nabwo wongera ufata amazi ako nimugoroba ufungure ugira ikintu cyo kurya wenda wiyime wenda nk'inyama ariko urya imboga ufate ikintu kiri carbs bijumba niki hanyuma uwo munsi mu gitondo noneho nihagera uze gufungura ntuzigere wumva abantu bakoze mu minsi 3 biriza batagize ikintu barya nuko abantu basigaye bapfira mu masengesho oya rwose tumenye ubwenge kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo ubuze ubwenge ngo nanjye ndakuretse so rero nuko mu by'ukuri urumva nisubiriye iyo mbaze inkuru rero ndayibara koko ndisanzura sinzi ikiganiro cyawe kingana gute ntabwo birebire nta kibazo feel free so urumva rero nasubiye nyine muri Katolika ariko umutima wanjye uracyakunda Imana gusa ntibyanyorohera kuguma neza no kukwinjira cyane mu migenzo yose ya Katolika kubera nyine iyo background nari mfite muri ADP kuko imisengere yanjye nubwo wenda hari amasengesho najyaga nsubiramo yo muri Katolika nkuko bayavuga za Dawuri mu ijuru za yakuramutsa Mariya hari ibindi kunda cyane ngo ngwino no mutagatifu sakanye imitima wagukunda na Yesu wacu tubabara ibyaha byacu hari nasubiragamo ariko sinaburaga gufata umwanya noneho ngo nanjye mvuge ibindi ku mutima wanjye nsenge mvuga amagambo nkuko nari nabigize nyine muri ADP ariko na mama wanjye by the way nawe yarabigiraga na n'umunsi arabigira ntabwo ari wa muntu usenga ngo ahurutura amagambo gusa ahurutse ibyo yafashe mu mutwe nabyo arabikora ariko agira n'umwanya wo kubwira Imana nawe ikimuri ku mutima so ndabikomeza rero gutyo noneho reka nse n'uwihuse kugira ngo tuze nk'ababivunagura ubwo buzima bwo shatse kugenda numbisha abantu pictures zose n'ibintu nagendaga nyuramo narangije rero secondaire nyine nkigumiye muri Katolika gutyo ku buryo icyo gihe nababwiye ninjiraga muri sekira nayinjiyemo n'ubundi nkisenga ku buryo n'izo project zose nakoraga narazisengeraga najyaga imbere y'Imana ndibuka ko hari igihe najyaga njya muri laboratoire kubahazi iruhande nkajya imbere y'Imana nkabwira Imana ndashaka kunshyigikira kuko nari nzi ko Imana ari itanga byose ariyo ifite byose mu kuboko kwayo hagenda imbere y'Imana nkabwira Imana rwose dore indirimbo nizi napanze ndashaka kujya gusaba inkunga naha shyigikira mfasha nkabisengera pe kandi kabikora uri Imana rero igwa neza sinzi abantu bakurikira iki kiganiro ngo muri bande sinzi uko muyizi Imana ariko Imana ngenzi igwa neza pe kubabi nabeza none se imvura igushi Imana igusha imvura mu mirima y'ababi nabeza iyo niyo namenye iyo niyo nanye nshaka guhamya n'uyu munsi so nuko rero ikagingirira neza sinavuga ko icyo gihe nari perfect ko n'uyu munsi ndi perfect narasengaga icyo gihe ariko nari ngambiriye nyine gufata ibyo mfite nk'impano n'ibindimo nkabigeza ku bantu benshi bashoboka nari mfite inzozi ngari cyane numva ngomba kuzabikirangirire ku isi hose abana no hano mu Rwanda gusa ikirangirire kabisa nkabisengera ku buryo no kuri stage najya mbibwira abantu nabyo kwa kundi umuhanzi azamuka kuri stage sinashoboraga na rimwe guhaguruka ngo njye kuri stage nasenze igihe abandi bari backstage iyo babaga bagiye guhamagara izina ryanjye njyewe nabaga ndi ahantu n'Imana yanjye
ndi kwibwira nti ubane nanjye hariya umfashe urumva nyine sinazera mu masengesho y'abanyamwuka cyane ngiye no kuzunguza n'ikibuno cyane aho ngaho nkabwira Imana mfashe hariya hano singwa imbere y'abantu mfashe ndarasenga sinzi ko biri bugende mfashe bigende mbese umfashe bigende neza nari nzi ko Imana igira neza nuko nari nyizi kandi icyo gihe yaranyiretse ikindi nkubwira wowe twumva nuko Imana igufata ku rugero uriho ngo tuzabazwa ibyo twamenye ibyo nari nzi icyo gihe na model nari ndimo nuko nari mbayeho ni ibyo nyine nuko nabifataga kandi ikansanga ku rwego nari ndiho ku kigero nari ndiho kandi ikampera umugisha ikangirira neza nuko kakora ibyo nkora bimwe birimo ubujiji ikabikaba ikangirira neza ubuntu bwayo bukambaho ishyiraho n'igikundiro cyayo ubuse kugira ngo riza kamikazi aba bimenyekana ntamenye yego hari n'abandi ariko se twari uririmba neza se hari abakobwa benshi baririmba neza cyane hari abakobwa bafite buriya amakaye yuzuye indirimbo ariko tutari twamenye hari n'abazisazanye hari n'abapfuye tutabamenye ariko ubwo buntu bw'Imana irabuma icyo gihe indirimbo zanjye ziramenyekana abantu nyine barazimenya zirakundwa birenga noneho no ku rwego rw'igihugu bitangira kujya sohoka noneho no hanze byari umuntu arotaga ntangira kubona ko bishoboka nkabishima n'Imana cyane wumva ko nafataga cyane cyane umwaka wagugiye kurangira ndakunda kuba mfite agenda nkandikamo amasengesho yanjye nkakora playlist rwose nkandika ibintu ndi gusengera Mana uzamfashe ngere kuri ibi n'ibi nubwo hari ibyo ndeba uyu munsi nkavuga ari ibintu nabyo nabisengeye ko narabigeraho cyangwa byagenze gute ariko ubwo mu byo nkora byose nkibwira ko buriya mbese Imana yabinkoresherezamo ku buryo ndibuka ejo nari ndimo ndeba muri agenda yanjye nanabyohereje Mani Martin inshuti yanjye cyane Mani Martin nakundaga indirimbo ze cyane noneho igihe kimwe tuza guhurira muri studio ampa CD yiwe yitwa indirimbo yitwa nako album yitwa Isaha ya 9 ayimpaye ndayitahana igihe kimwe rero ndayumva shawa ndi mu rugo njyenyine ndayumva ndatwarwa ndarira mbese naramufanaga cyane narajyaga bimubwira nti ngende umufana wawe wa mbere n'ejo namubwiye nti urabizi ko cyane umufana wa mbere ubusinze aho ndi kubashaka ko barabaye benshi ariko urabizi ko nawe umufana wa mbere sha ndazumva ndatwarwa ndarira avuga isaha cyenda igeze ngo ukuntu Yesu ngo baramuzamura ngo bamujyana kuri wa musozi urumva nyine Yesu ndani nyimukunze fe ari nyimukunze ariko sinari nyimusobanukiwe yarari hafi ariko nge nari kuri niko nabivuga yarari hafi cyane ariko nge ndi kuri birasa nk'ibihabanye ko mbivuga ariko ushobora gukurura mu matwi cyangwa se mu maso y'umwuka ashobora kubyumva cyangwa se akabona icyo nshaka kuvuga so ubwo rero mu by'ukuri nkakomeza ibyo nkora nkabikora numva ko Imana ishobora kubinkoreshereza kuko icyo gihe maze kumva indirimbo ze naranditse isengesho hasi muri agenda nabibonye ejo ndatangara cyane naranditse ngo Mana ndashaka ko nguzankoresha nko gukoresha Mani Martin kandi ubwo nyine nari ndi muri sekira ariko ndashaka ko nkoresha nk'ukoresha Mani Martin ndashaka ko mbese mbumugisha abantu amagambo sindi kuyibuka neza ko ariko ni muri iyo context ndashaka ko nyine nkuko nahawe umugisha mbese hari ahantu byankoze ndashaka ko nanjye ibyo nkora bigirira umumaro abantu nkuko Mani Martin indirimbo ze zankoze cyo ndabivuga bizabura komeje twihuse noneho ngeze igihe ndashyingirwa Imana isubiza amasengesho yanjye umugabo nawe mfite uraza kumubona hano muri uru rugo ni umugabo Imana yanyiherera namuvanye ku mavi kuko icyo gihe nubwo nari nkiriza nabivuze najyaga gusenga namuvanye ku mavi ndasenga Imana iramuma uko namusabye critère 3 natanze Imana sindi buzigemo Imana yarazubahirije iza aza ameze gutyo neza abone yishyiraho na za bonus nyinshi nuko noneho rero duhurira muri Kigali hano Novotel duhujwe na muzika kuko nawe ni musician akunda nawe byo kuririmba no gucuranga byose ndi bubijemo nubundi buhamya burebure reka ndase ku ntego aho ngaho duhuye rero noneho we kuko nari nasabye ngiye kuvuga ikintu kimwe mu byo nari nasabye so bivuga byose nari nasabye ibintu bitatu oya ninjya kubivuga byose rasaba kubisobanura ikimwe mu byo nari nasabye ngo azaza ari umuntu ukunda Imana usenga kuko nari maze guhura n'abantu benshi habakaba nabo ngirira amaranga mutima ariko bavuga Imana nkabona baratukuye nkabona imisatsi irahagaze nkabona ntibabyumva bakabyanga cyane hari n'uwo rwose nari nikundiye niko ndeka bari ko mvuga nuko ndutara urukundo rw'ipyo ariko hari umuntu twari twakonectinze hariko mbese mbona afite utuntu twishi dushimishije duseka tukaganira akansetsa dukorwa duseka pe ariko navuga icyitwa Imana navuga Yesu ariko Yesu mwamukuye yiwe barabashutse bakora ni babazaniye iki avuga sibaho uyu muntu rero mbese yahise icyo nkeneye nisa mbona ko uyu muntu nubwo ntari umuririmbyi w'indirimbo z'Imana nubwo ntakora Imana cyane ariko sinshobora kuzigera mbana mu buzima bwanjye umuntu udasenga cyangwa uhakana Imana icyo kintu nkingira isengesho nuko rero namusabye saba Imana ngo mu byo nshaka azaze asenga akunda Imana uzi ukuntu yabigenje mu mezi 3 nsenze iryo sengesho muri Arboretum ku mavi
yahise aza kandi aza noneho we avuga indimi urakina n'Imana iri mu ijuru ahangaha iri hejuru ahangaha ikabona aza avuga indimi amaze igihe gito akijijwe nta n'umwe akagira ngo arwashye ariko amaze gukizwa wahita avuga ngo Mana ntuma nka kwa kundi kwa Yesaya ngo ntuma nawe ngo baraje gukorera Imana ku buryo nabimbwiye tuganira ngo aje gukorera Imana ubwo mbere numvise ko umuntu aza no gukorera Imana ngo ahaguruka ahantu akajya ahandi nari mbise muri bibiliya cyane kera akurumva kubera monde niberaga mu nyine yasekira ntabwo arinzi ko abantu nk'abo bakibaho umuntu no w'umuzungu ngo yaturutse mu Bwongereza mwaje mu Rwanda none ngo sinazikira aje gukora ngaje Imana yamuhamagaye what nuko ubwo rero we duhura wenda iyo ni testimony nayo ubwayo ukuntu wenda nitugira ikindi tuzabiganiraho ariko mu byukuri umugabo wanjye Imana namukoresheje cyane kugira ngo inyiyegereze kurushaho ubwo ndacyashaka gusubiza kuri cya kibazo wambajije tuwaje kuza muri sekira nako muri gospel utuva muri sekira umugabo wanjye noneho nawe kurumva ni yaragikizwa yari afite ishyaka ryinshi ariko afite no kuba understanding mbese yumvikana atari wa muntu uzana ibintu numva ntiyari nk'umupasiteri ntiyari umuntu nyine ufite amahame menshi yarakibi noneho aza ariko afite indi myumvire y'Imana yo gusobanukirwa avuga iyo message y'ubuntu atari wa wundi ushobora guciraho iteka akareba umutima ufite kuburyo twaraganiraga akumva nyine ko nkunda Kristo ariko umve ko tujya no gukora ubukwe namusabye ko tujya muri Katolika kandi mbibona ko atariho ari ariko aranyemerera uziko twasezeranye hariya muri katedrale ya indi nakomerejwemo hariya i Butare hariya kira kikiriza rwose kinini niho twasezeraniye aranyemerera ariko ubwo ndibuka ko ninjira nambaye ikanzu y'abageni we nasanze ari mu mwuka amaboko yamanitse amarira ari gutemba nayo nkavuga ibintu biri kuba ari iki kuko naje nababwira Imana ariko numva twajyaga dusenga twatanya gusenga nkumva giye mu ndimi kandi indimi nayo navuye mu adeperi nyine numva harazivuga ariko ntari shuwa ibyazo harabonyeka ko bazihimbira hari ibiki byose ariko kuko muzi nk'umuntu dukundana ambizi ko atabihimba haga nibisimbyumva ariko sindi bunabijyemo cyane nkinda kubitindaho turabanye rero turabanye ariko kuko yarazi umutima nkunda Imana yarazi amasengesho yanjye yemeye ko tubana ariko ngira ngo yarabizi ko tubana Imana izaduha ahantu ho gusengera nk'abakristo tugahuza ukwemera so rero muri urwo rugendo niko tumaze kubana twatangiye gushaka ahantu tuzadusengera dushakisha itorero nk'umuryango twarazusuye ama eglise menshi na Catholique twarayisuye yajyaga amerekeza tukagenda ha Saint Michel tukagenda ahantu hatandukanye kugeza Imana duhaye aho dusengera uyu munsi muri New Life Bible Church Kagarama niho twageze n'imitima yacu twumvira tuje twumva niho neza rero we yaze kunkurura ku Mana gute uko kuntu nyine mvuze we ari wa wundi wari ugikizwa ku kanya noneho we kandi we yarakijijwe we ntiyari ameze nk'uko kwanjye we yari yaragiye no mu byisi byose bishoboka yari mu musician abana bacu bajya babona amafoto yakavuga ngo papa was a rock star arapfumuye amatwi n'uyu munsi nubwo atambara amaherena yari umurocker urebye amafoto ye yari abandi nyine bavuza amagitari bitari byabaho banaririmba noneho umva ibyo byose yari yabise ariko kugeza none we yarageze ahandi n'Imana tumva ko inabaho we yakijijwe ari umuhakanyi pe hafuka Imana se kuko abantu benshi muri Europe cyangwa se no muri za Amerika ivy'Imana birabivuga bakanasika bakubaza ko ufite nk'ikibazo no mu mutwe so nuko rero we amaze gukizwa yakirumva kugira ngo ave muri aho hantu agakizwa we yakubwiye testimony ye numva nawe yaza hano mukaganira akakubwiye ukuntu yakijijwe umunsi umwe yinjiye mu rusengero ukuntu umwuka we yaramufasha aho akikubita hasi bimwe tujya tureba ku mateleviziyo akazamuka avuga indimi we mbese ni testimony byose cyane kabisa urumva rero umugabo Imana yanyihereye urumva abantu mutwumva mujye musenga niba uri umukobwa utarashaka umugabo jya ku mavi bajye basaba neza mujye musaba neza kandi ntimusabe ibintu byo kwikunda gusa unasabe nawe isengesho ryakora ku mutima w'Imana kuko ikintu suku kirata ariko nyine nibwira ko impamvu Imana yanansubije gutyo nubwo hari ibintu byinshi by'ubujiji nari mfite icyo gihe n'ubwirasi n'ubwibone n'iki nayifite mu isengesho nasenze uwo mwanya nibwira ko ryakoze ku mutima w'Imana kuko sinasabye ngo ndashaka umugabo ufite miliyari mu bintu nasabye navuze ngo ndashaka umugabo ukunda Imana kandi icyo kintu nibaza ko cyakoze ku mutima w'Imana nawe rero wireba ibintu gusa nabyo turabikeneye kuko turabikeneye ubuzima dukeneye kubaho ariko wiga gusenga ijambo isengesho rizakora ku mutima w'Imana umugabo wanjye rero urumva turabanye muri icyo gihe tujya gusenga ko tugenda dusura amachurches natangiye kujya ndeba ukuntu aramya batangira guhimbaza amaboko nyine akabara yamanitse amarira agatangira kagwa kandi nkabibona urumva umuntu wari umuzi nkabona ko byeze nta mubabaro uri muri we ntabwo ari ukubabara
ukabona ko bimurimo nkabona sindi kubisobanukirwa ahubwo neza nkavuga ese ko ngewe ntajya ndirimba ngo ndira indirimbo noneho wowe ntanazizi turi muri church wenda tukajya hari n'igihe twajya mu materaniro y'ikinyarwanda cyangwa se n'ay'icyongereza ariko indirimbo nta nubwo azizi nta nubwo akenshi abari no kuririmba no mu minsi niko ameze by the way bavuga Yesu agahita aba nk'umufashwe n'amashanyarazi yewe atangiye kuramenya niyo mwaba musirimba mugira muti wafite indi si aba yibereyeho nuko yazamura amaboko rero marira yagwa atagira kwibaza ariko ibi ko nabifite ibi ni ibiki kandi ko umuntu nagira ngo ari ibanga ntazi ubwo ibyo byagiye bitangira bishotora n'utundi tuntu twinshi Imana yagiye ikora sindi butuvuge twose ni twinshi abantu Imana yagiye ishyira mu nzira iyo church ndi kuvuga kuntu twasanze hamanitse mu rusengero kwa kundi baba barashyizemo nka teme y'umwaka handitse mu cyongereza ngo first things first donc ngo ibyambere biba ari byo bibyambere none pastor twasanze cyo yakajya avuga ngo abantu bige gushaka amaso y'Imana ngo seek God first ngo seek God's face none nkumva ayo magambo arimo arabamashya mu matwi yanjye yego ndabizi ko nkunda Imana n'iki ariko nkavuga ko ibyo byo gushaka Imana mu maso yawe ntabizi so bitangira ku challenginga ari byo byatumye ntangira urugendo noneho wo gushaka nanjye mu maso y'Imana no to be brief mushatse nagiye ngerageza kubicamo ariko bikomeza biba birebire natangiye noneho icyo gihe muri byari muri 2014 nafashe amasengesho noneho ndiyemeza nanjye mu kwa mbere tariki 21 ndabyibuka nafashe amasengesho yo kwigiriza iminsi 40 ariko burane amatangiye kumenya nyine ibyo bakora ndayafata ariko niyemeza ko nzajya nimugoroba ntanazi ko nzayashobora ngiye n'Imana n'ibinanane uzambabaje ariko icyo gihe nari mvuze ngo ndashaka noneho nanjye kubona amaso hawe aha abandi bagera bakarira aha abandi bavuga donc ibyo bantu bavuga ni ibiki iryo jambo bavuga umuka wera bavugisha nanjye ndamushaka ibyo rero byahinduye ubuzima bwanjye mu by'ukuri niyo mpamvu turi kuganira n'aha ngaha byahinduye ubuzima bwanjye iyo minsi 40 ntabwo yigeze hindura Imana kuko Imana ntihinduka n'ijambo ryayo rivuga ariko yahinduye ubuzima bwanjye completely kuko iyo wegera Imana ugenda nyine uyisobanukirwa kurushaho iyo utindanye nayo hari uko uyimenya iyo utatinze mu ijambo ryayo hari bitangira gusobanukirwa iyo usabye mwuka wera atangira kukugenderera akatangira kukuvugisha buhoro buhoro rero noneho iyo minsi yararangiraga nkakomeza nkufata indi muri naba ntari mu masengesho nkaba donc ubuzima bwanjye burahinduka completely kuva muri umwaka wa 2014 ngiye mwita ko ari umwaka w'ububyutse kuko ntinya kuvuga ko ari umwaka nakijijwemo reka nabyo mbivuga ko ari umwaka namaramajemo ariko mu by'ukuri kuko nabusobanurira urugendo rwose nubyumva nawe yihitiremo kuko urumva sinigeze ngeraho Yesu ntamukeneye sinigeze ngeraho Yesu ntamwemera sinigeze aho Yesu ngeraho Yesu muhakana nuko so rero uwo mwaka urarangira nkishaka Imana wa kabiri wa 2015 nawe urarangira nkishaka Imana ariko mu bintu byinshi yinyereka kuko mukunda nagendaga negera Imana ibintu byinshi byarahindutse ibintu byari bifite agaciro kenshi mu buzima bwanjye birakabura bivaho bya bintu bimwe nka bondage ibintu biba byarakubase bimwe bivaho hari imbaraga mu gusenga imbaraga mu kubana n'Imana ibintu bimwe mbicikaho donc ndahinduka ibintu bimwe by'ubwoba ndabishira ariko ntange nk'ingero ndibwa nagira ubwoba bukomeye cyane bwo kubona abantu barwayi barembye ariko ndibwa ko umunsi wa kane wayo masengesho Imana yaranganirije irambwira ngo kuba wiriwe mu masengesho ukiyiriza hari undi muntu wabyungukiyemo uretse wowe wasenze hari undi muntu uri kubyungukiramo numva ntawe Imana icyo gihe nyine imbwira ko rwose mwiye kujya gusura abarwayi sehashka kajya mbashyira ibyo kurya icyatumye rero menya ko ari Imana niki kuko urumva ntabwo namenyera ijwi ry'Imana ariko namenye ko ari Imana kuko ibyo bintu ntinya ndiyizi umuntu ufite ngakomere n'ubu abana banjye nanjye kugenda bimenyera ko ubundi umuntu ufite akabazo gato kakuva amaraso ko kuba arembye mbura uko mbyifatamo ku buryo ndibuka umukobwa wanjye w'imfura amaze kuvuka namujyanye kumukingiza iyo ugiye gukingiza umwana rigiye bakubwira ngo banze kumushyiramo paracetamol kugira ngo ataza kuribwa cyane ingingo zirababaza noneho barambwira ngo nimushyiremo ka suppositoire nareba urwo ruhinja rwanjye n'ukuntu ndukunze ngiye gufata suppositoire nyinjizemo nkabitinya byatare uzi ikintu muganga yaragiye nko kumubita arambwira ati uzi ko wamaze kubyara uzi ko utakiri umwana fata aka kantu ugashyira imanye uko bigenda ndashaka kumvisha nyine ukuntu natinyaga ikintu cyose cyabaza umuntu ndabikora umwana baramukingiraga nkataha umutima washonze icyo gihe rero Imana imbwiye ngo ninjye ndije gusura abarwayi impamvu ntashidikanyije ko ari cyo kuko hari igihe ibitekerezo bizi kwibwira ngo ariko sibusige igitekerezo cyavuye ku Mana mbimenya yuko ko ibyo bintu simbiziho abantu barengenda batinya simbegera ariko icyo gihe naragiye narahageze nisanga ndi muri urgence kuko umuntu uranye inziranye nawe wanjyanye yakoraga muri urgence ariko yaramfashije Imana igwa neza idutwara buhoro ngo umutwaro wayo ngo ntabwo ngo uremereye ngo yitse n'izi yoke ntabwo nyine yari intege nke zanjye n'ubwoba intwara buhoro Imana itangira kugenda imvugisha mbese ubwo buzima burahindura bwo gusenga buhindura umuntu mushya ibyinshi ndibuka ko mu bintu nanone nacitseho kandi byari byarambase n'amafilme
amafilme ni meza na n'uyu munsi ndareba ariko kugeraho uba imbata yayo kwa kundi ba addicted nibaza ko atari byo rwose bidakwiriye kuko nanigeze ahantu urumva nari mfite abana bato umuhungu mukuru w'imfura hamaze kugira imyaka hafi 3 yenda kugira 4 umukobwa yari afite umwaka wenda n'amezi nawe icyo gihe ibaze rero ko nikundiraga filme ku buryo hari inuza iriya channel ya Telemundo hari serie yari yasohotse yitwa ngo Kimana simbyibuka urabizi abafilme y'impundu yego iyo amasaha yageraga nabaga nyine nirukanka ngomba kwicara ngo nkurikire kandi umwana ashobora kuba akeneye konka ukaba ushobora gurata inshingano zimwe na zimwe kubera ko wabaye addicted so rero kimwe mu bintu byahindutse muri icyo gihe ntuza iyo addiction yabaye broken kabisa ku buryo ntabwo byambujije kongera gukunda filme ariko ntabwo ubwo bubata bwo kuvuga ngo filme ndayicara amasanga yose nzayirangiza ndeba filme nabipanze hareba filme wenda n'abana n'umugabo cyangwa se njye n'umugabo twenyine ariko ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo seri rayitangiye kubera ko abantu bakora seri nabo ntasabana bazikora mu buryo uzatuma nurangiza kandi ushaka kureba kandi kandi no kubera ko nanjye nari umukinnyi buri amakiramije n'amafilme nabikundaga kurushaho noneho kamwe karangira nshaka kureba kandi ariko icyo kintu cyabaye broken nubwo nyine nshobora kurangiza seri ubu sinyina yo n'amaseri cyane by the way seri meruka kureba nimwe yitwa The Messiah ko nayibonye kuri Netflix ndavuga iyi interesting kubona The Messiah reka turebe icyo bivugaho ariko ubundi seri zakumarira umwanya nawe utwumva reka nabyo profit ntaka ka message si kureba filme kuko hari uri mu butumwa ariko nabwo si nabyiza kureba filme zose ujye uhitamo nukareba filme zose ujye bibaza ngo ifilme iranyungura iki iyi filme narigiramo iki yego ni umwanya wo kurelaxa ariko nurebe n'ibintu bikuzuzamo ibintu bibi filme biteye ubwoba maze none ukararota nabi kujya bibaza ngo ukirota nabi warebye filme za horror ziteye ubwoba hanyuma ukararota nabi cyangwa se ukabyuka unaniwe ukibaza ngo ni iki biri kubaho so rero duhitemo no mu byo dukora niba unareba filme niba uzikunda si bibi ariko hitamo amafilme afite umumaro amafilme kandi no bigere n'igihe ntubimbata ngo biguhindure nyine imbata yabyo kuko dukwiye kuba imbata za Kristo gusa nta kindi dukwiye kubera imbata nta wundi so rero ubwo urumva nandi kuvuga ku byantu byagiye bicikagurika muri je cyangwa se ibintu Imana agiye imenagura kabisa ni byinshi ariko noneho nshaka ngana ku musozo ahantu no kunyinje muri gospel kuko ibyo byose nagendaga mpindura kuri Imana nagendaga impindura numvaga byose biryoshye pe numva ari umunyenga ariko secular music ukirimo nyirimo cyane ari umustar nanashaka ndi umustar ariko mu byukuri ntakiri no kumvikana cyane hano mu Rwanda kuko none natagiye no gushaka kugera ku rwego rw'isi mwe nakubwira natangiye kohereza indirimbo za festival ntangira gushaka kugenda mu bindi bihugu kugira ngo nyine urumva nari mfite umugambi wo kumenyekana Imana yamaye nkayigeza ku bantu nkatanga message kuko nanone yabaga mfite ubutumwa ndirimba ntabwo nakunda kuririmba ubusa naririmbaga urukundo amahoro indirimbo zihumuriza abantu nshaka ko bigera kuri benshi ariko nifuza n'ikindi kifuzo nari mfite cyane nifuzaga ko umuco nyarwanda umenyekana ku isi rwose ndabizi ko hari ababashije kubikora ukamenyekana henshi ariko numvaga nanjye nshaka ko mu banyarwandakazi bazageza nyine muzika nyarwanda ku rwego rw'isi so rero mwumva nyine muzika yanjye pe ari hors question kubumva igifaransa ari ibintu mbese out of discussion atari ibintu wananganirizaho no kuzi neza ko kuri ngiye ari ibintu bikwiriye dafite ikibazo na kimwe kuko sinjya nambara ubusa mu ndirimbo zanjye simbwira abantu bibi ntabwo ubutumwa bukwiriye ndikwiza numva pe bitunganye kubyo no kurusengera abantu bari bamaze igihe bambona nsenga natangira no kwinjira no mu binginzi n'ibiki byose padre wangira akambwira ko se ko tuzi kuririmba ko tukubona kuri televiziyo wazaje ko ukajya muri worship team arambwira ni wapi ibyo bintu rwose si ibyanjye kuko mbona hari abantu byagenewe ubu ufite nyine ibintu bisobanuro byinshi cyane nkabwira abantu rero ni jewe pe impano yanjye ndayizi muri ibyo gusenga by'Imana niyo kwinginga niyo gufasha abarwayi nkabasura niyo kugaburira abakene ibyo bintu numvaga mbese ariyo ministry yanjye gufasha abakene uburyo bwose uko mbishoboye mu byo mfite noneho kandi abarwayi nkabasura nkabereka urukundo nifungwa ye kodi kuko nigera nateka nkajya kuri prison ibintu nk'ibyo donc nkagera urukundo rwa Kristo nkarugeza ku bantu nkarubereka no ubundi nkanasenga nkinginga pe nkatangira gusenga ibintu bitari ibyanjye gusa nkatangira gusengera ibintu bigari wumva bese urwo nari ngezeho ariko sekira yanjye
none abimbaze ariko Imana nayo ni nziza nkuko nakomeje kubivuga nta n'abantu bakunda kumprovoka cyane bambwiye ngo nyireke nabo pe nabo dusengana ko babaga bambona abenshi babaga banyankuraja ndibuka ba Olivier Kavutse twarasenganaga umunsi turasengana akambira ati courage yari nigira numiraga igeze no kuntumira ngo nze ndirimbe mu cyunamo ariko mbirimbe muri church zo ukabona nta muntu ugeze unciraho iteka nkambwira ati birimo n'abapastor bakuru w'itorero ryacu nabo ndabakunda cyane by the way Pastor Charles na Pastor Florence nabo bantwaye neza mbese banyeretse urukundo rw'Imana ntibigeze banciraho iteka ntibigeze bambwira batagira ibintu babivuyemo barebaga Imana iri muri je no kuntu nyishaka ngira ngo bari bizeye ko igihe nikigera nzabivamo kandi kuko ni nako byagenze so rero ubuzima burakomeje 2014 irarangiye 2015 noneho nayo iyenda kurangira habayemo ibintu hari bujye muri detail kuba ku mwanya wagiye ariko icyanyuma reka mbari cyo mvuga ibintu byinshi noneho byanyeretse ko Imana ishaka ko noneho Sekira nyirekura reka mvuga icyanyuma nari ndiho nsenga nkuko nababwiye ko ntangiye kwinginga cyane najyaga ndari imbere y'Imana najyaga mu maveye nkakesha abana nabasigiye umugabo kwa kunda Imana ntabwo ari kwanga kubasigarana akabasigarana nkajya kurana mu masengesho noneho igihe kimwe ndi gusenga njyenyine mu cyumba cy'amasengesho wacu ahantu twabaga Imana yanyisangira mu cyumba nyine nta muntu turi kumwe ibintu byose bicecetse ari byo abantu bambwiye ari byo ntekereza ari byo muka beragiye avuga ari byo abantu batangiye kumanurira byose mbyima amatwi pe numva mbese cyemezo ntashobora kugifata cyo kurekura Sekira yanjye soma ijambo riri muri Mariko ibice 10 umurongo wa 17 kamanura ni inkuru y'umutunzi abantu muri gutwumva murayizi cyane umusore w'umutunzi ngo agiye gushaka Yesu ngo aramubwira ngo ariko se nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka ngo aramubwira ngo dore ibyaha nibi byose uzabireke murabizi abari kudukurikira sinirwa mbivuga arangije umusore muziko bamubwira ngo ibyo byose nabyitondeye kuva mu bwana bwanjye umusore naramusanye mbona turase n'abakuru mbona ari nge arambwira ati ibyo byose nabyitondeye neza arangije Yesu nguze uko muri Mariko iyo ni inkuru ivugwa muri Matayo Mariko ndetse no muri Luka Yohana niyo yonyine itabivuga ariko igisekeje uwo munsi nari nasomye Mariko niyo nari ndimo gusoma atari ibintu nateguye kwa kundi ufungura Bibiliya nari nyine muri rwa rugero rwo gufungura Bibiliya ngo Imana iguhaye nuko byari bikimeze kabise niba naruko aho bikira Imana yari gwari ariko ntuzahagume ugomba kugeraho noneho ijambo rikubamo mukabera akajya kubwira ukabuzaho ryanditse atari kwa kundi uhora ufomboza nabyo ntacyo bitwaye kugiye cyabyo ariko ugomba nabwo urwego kururenga so ndafomboje rero nigwiriye aho ariko noneho ngo amaze kumbwira ko byose yabyitondeye muri Mariko aravuga ngo Yesu aramureba ngaramukunda cyane ngo maze kumukunda ngaramubwira ngo noneho ngusigaje kimwe gusa ngo genda ngo ugurishe ibyo byose ngo ufite ngo byose ubutunzi bwawe ngo ubuhe abakene ngo hanyuma uzunkurikire muzi cyakurikiyeho se wa musore ngo yahise ahonga niko Mariko ivuga wa musore ngo mu maso ye harahonga ngo ahita yigendera kubera ko ngo arafite ubutunzi bwinshi cyane noneho agiye Yesu yahise abwira intumwa ze barazibwira ngo biragoye cyane ku mutunzi ngo kwinjira mu bwami bw'ijuru ngo nkuko wafata ngo biragora ingamiya ngo kwinjira mu mutwe cyangwa mu jisho ry'urushinge ayo magambo rero mu by'ukuri niyo yatumye uyu munsi ndi gukora gospel uti kubera iki ntiyasome icyo jambo nubwo nari ndifunguye gutya mwuka w'Imana yahise amanuka kuko n'ubundi yaramaze igihe agenda anganiriza hari ibintu yambwiraga n'ibyo ntumaga no kubantu nkagenda nkabibabwira urumva nari maze kuba familia n'ijwi rye namaze kurimenyera mwuka w'Imana atangira afungura amaso yanjye arambwira ati wabibonye se ubutunzi rero buvugwa aha ngaha si amafaranga gusa ni ikintu icyo ari cyo cyose wagundira kikakubuza nyine gukurikira Yesu ni igiki uwo mwanya neza mpita ntsindwa n'urubanza kuko nahise mbona ko ibintu byose ndi tayari kubikora nubwo wenda ntavuga ngo ntakoraga icyaha ariko niyo nagikoraga nahitaga nihana nkasaba imbabazi ariko icyo kintu cya Sekira mbese ni ikintu nari narafashe mbika nk'ahantu ndafunga nino n'urufunguzo nshyira urufunguzo ndaruta nko mu mazi naho nuko byari bimeze sha numva noneho ndasobanukiwe neza mbona ibyo nakoze mbona ukuntu maze igihe nikubita imbere y'Imana maze imyaka 2 nikubita imbere y'Imana niyiriza senga ndara amajoro mfasha abakene ngira gute ndirira Imana mpimbaza byose ndi kureba ariko nanze guha Imana Sekira music yanjye wanze kwera naraturitse icyo gihe ndabyibuka naturikiye imbere y'Imana ndarira cyane ndihana ndicuza Imana ko mfuguye amaso yanjye ariko mu munsi mu by'ukuri nibwo nafashe icyemezo cyo gukora gospel. Soza wenda kuri icyo kibazo kuko sinshaka ko kirangira gutyo gusa ngo wumve ko ariko nyina navuye muri Sekira ariko icyo Imana yansobanuriye kindi nuko nkuko nyine nanjye iyo Sekira ariyo yari mbujije gukurikira Imana wese
kuko twabaga turi impande irimo ngo I surrender all amaboko nkamanuka cyane amarira akagwa abo ntababari nkababarira ibikomere nkabitanga ibintu byinshi nkabitanga ariko gusarendaringa iyo sekira ntabwo rwose cyari ikintu natekereza ni Imana yonyine nta muntu wari kumbwira ngo ndeke sekira nyivemo n'umugabo wanjye ntiyari no kubitinyuka ntiyari no kubimbwira kuko noneho n'ukuntu nawe nkunda yaranabimfashaga mumve ko hari n'igihe twajyaga muri concert muri uwo mwaka by the way twagiye muri concert ikomeye muri Zanzibar turanajyana aranancurangira mbese bibana byiza cyane so rero nta muntu wari kubimbuza ngo biveho ariko Imana yonyine yaransanze mu cyumbi wanjye cy'amasengesho ndi ku mavi iramvugisha inyereka ukuri nuko ndihana rero nawe icyo nkubwira aka kanya niki nuko sinzi ukubanye n'Imana sinzi ukuyiza ariko kuba uri gukurikira iki kiganiro hari icyo wenda uzi kuri uyu mukozi w'Imana ukora iki kiganiro cy'ibyobokamana hari icyo wenda wakuyemo kuba ugeze aka kanya ucyumva ko tumaze umwanya munini tuvuga utakanze ngo wirebere ibindi cyangwa ukaba ukiri kumva niba ugejeje aka kanya ukiri kutwumva nakubwira ngo ukubanye n'Imana uwongere ubicekinge urebe mu buzima bwawe niba nta kintu cyaba gisigaye utari waha Imana nkuko nanjye yari yasigaye sekira wowe ntacyo ubwo ntacyo abagisigaye wicekinge hanyuma ubwire mwuka wera w'Imana akwereke niba hari igihari gishobora kuba ari kimwe bishobora kuba ari byinshi ariko mwuka wera w'Imana niwe wenyine wakora uwo murimo nge sinakikubwira sinyizi wenda abakuze bashobora kukikubwira ariko ntibakikwemeza kukireka atari mwuka wera w'Imana wakugendereye numva aricyo nasoreza wansubiza icyo kibazo wow ndumva nakwita pastorize kuko kubwiriza urabishoboye pe ati kubwiriza reka niwe ku mazi cyangwa nikoze ngira ngo pastor afite amazi menshi ngabo ari mazi banywera ikikumbe ndumva nakwita pastor kuko iyo mpano ndayikubonamo nibyo se koko nabisengeza nabikubwiye ko nabisengeye ndi umwana nabisengeye none ndimo ndabikubona wawe nangiye kubikora yes pastorize pastorize akangazi wenda pastor ndagira ngo tubwire ndeka ndakubite pastor kuko nabonye bishoboye okay kandi kaziriza ndagira ngo noneho utubwire kuri wowe wenda isomo nyamukuru wakuye mu byo wari urimo noneho no kwinjira mu Mana kwawe ikintu cyakwigishije mu buzima urumva ubuzima wabayemo bwa sekura urangije muri ufite icyo wakijijwemo ufite ubuhamya ushobora kuvuga pane ibintu by'abandi bavukira muri famille ikijwe bagakura bakijwe bakaba pasteri nta kintu baba bafite gifatika bakijijwe so ndagira ngo nirihe somo wigiye muri ibyo byose waciyemo kugeza ubu amasomo rero ni menshi cyane ni menshi mu masomo y'ubuzima ibyo naciyemo kuva nkiri umwana si mfite imyaka myinshi cyane ariko ndakuze ibyo byose abambona mfite imyaka 33 narayujuje umwaka rero maze kwiga byinshi ariko reka wenda umwuka wera amfashe kureba iby'ingenzi muri byo byafasha n'abantu kugira ngo ducunguze n'uburyo umwete ikintu gikomeye maze kwiga no muri ubwo buzima nanyuzemo nahize ko Imana ari urukundo ijambo ryayo ravuga ngo Imana ni urukundo ntabwo bavuga Imana ifite urukundo yarufite narwo ariko ni definition ya mbese ni who he is God is love Imana ni urukundo ni ikintu gikomeye cyane rero kucyumva kuko haranavuga ni muri Yohana ngo Imana ni urukundo ngo kandi udakunda ntazi Imana nize rero ko ari urukundo koko kandi ngenda mbibona nabasobanurira abakurikiye iki kiganiro cyacu mwabonye urukundo rwayo ko rwangumyeho nubwo hari ibyo nagiyemo bitari byiza byinshi nenda dufite undi mwanya tukazabiganiraho wenda ibyo nakoze bitari byiza muri iki gihe cyanjye ariko urukundo rw'Imana ntirwigeze rundeka kuko urukundo Imana idukunda aho rutaniye n'urwacu rw'abantu urukundo rw'Imana ruri unconditional ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho kindi ni urukundo ruri pure ruri aho nyine kubera ko rugukunze kuko umuntu aragukunda kuko yakubonyeho ikintu cyiza kubera ko muri gukundana kubera ko ufite cyangwa se kubera ko uri mwiza abona mbese uri mwiza mu maso ye hari ibintu ashingiraho kugira ngo agukunde ariko Imana ni urukundo nta kindi kintu ishingiraho kugira ngo igukunde irakureba ikumva iragukunze Juliet irakureba ikagukunda na mbere yuko ikureba ngo ijya kukurema mu nda ya mama wawe nawe uzisaba amagambo mu gitondo arandyohera cyane muri Yeremiya ngo ntarakurema mu nda ya mama wawe ngo nari inkuzi ngo kandi ngo naragutoranyije ngo ndakweza ibaze rero urwo rukundo uzi ko umuneze umuntu utararemwa umwe uramweza iki yari izi ibyo uzacamo yari izi ibyo nzanyuramo byose haleluya yari izi ibyo bintu byose nzanyuramo nzivurugutamo ariko yarandebye inshyira mu nda ya mama inshyiramo inkunze inshyiramo inyejeje ibita umugambi noneho inshyiriyeho kugira ngo hari umurimo nzakora unyise pastor
sinzi ko Yego. bizagenda Imana nibizi Yego, ariko mfite ishyaka ryo gukorera Imana binabaye ngombwa ko ari byo mba niba ari gishaka nabyo bizabe pe Bizabe. so rero urwo rukundo reka narwo nivugiraho ibyo umuntu yiga mu buzima ni byinshi hari ibibazo byinshi abantu bahura nabyo ariko icyo nize gikomeye cyane Cyane. ni uko Imana ari urukundo kandi urukundo rwayo nta hantu wagera kure habi rutagukurayo nta bibi wakinjiramo niba waricanye niba wagize gute ejo nabundi nabwiraga abantu ko hari ahantu satani akubeshya kubera ibintu wakoze akajya bikwibutsa ukumva ko mbese wowe n'Imana bitakinashobotse ntago bigishoboka wenda ushobora kuba utwumva warakuye mu nkinda ukibwira ko byakurangiriye reka da haracyariho ubuntu bw'Imana haracyari ubuntu bwinshi nawe kuri wowe Imana ishoboye kukweza rwose n'amaraso ya Kristo neza ugahinduka mushya kwijambo rirambwira ngo itubabarira ibyaha byacu ngo ndetse ntizanabyibuka ukundi ngo nuho bya tukura tukutuku ngo iraduhindura ngo tugasa na shere so rero hari ubuntu bwinshi hari urukundo rw'Imana rwinshi nirwo navuga ibindi umuntu byose yavuga nabyo bifite umumaro ariko reka mbarirwa nivugira ndekeraho wow urakoze cyane Liza ari kuvuga Imana yabonye atabonye ahandi Imana yaje mu buzima bwawe okay urakoze cyane kubwo umuhamya tubwiye ku rugendo rwawe ariko noneho reka tugaruke ku buzima bwawe bwite utubwire kuri we Kamikazi akunda iki Kamikazi ni umuntu ushimishwa n'iki mu buzima bwe busanzwe haha cyo kibazo rero kimugore kuko ni ikintu kisaba gutekereza ibintu umuntu aba akunda ni byinshi ariko ku mwanya wa mbere ni Hazimana kuko naje kumenya nyine ko ari byose ko kwijambo riravuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose mbese wese so rero ku mwanya wa mbere Hazimana n'abana banje barabiza byambaza we kumami ngo do you love God more than us nyine nkabwa yes it's different because God has to come first nkabwa nawe I know you love me but you have to make sure God comes first wow so rero n'ukuri mu byukuri nkunda Imana cyane n'umutima wawe wose ariko kandi hanakunda cyane ijambo ryayo wow rikana nagarukira kuko mu ijambo ryayo harimo byose ibindi byose nkunda biri around nkunda ijambo ryayo nkakunda no na muzika nkunda guhimbaza nkunda ibintu biri creative nkunda ibintu by'ubuhanzi nkunda kureba ikintu gikoze neza nkunda igishushanyo gikoze neza nkunda mbese kureba Imana yahaye abantu nkunda kureba isi nyitegereza ibintu Imana yaremye nkabona ukuntu ari byiza ubwiza bwabyo nkunda ibintu byinshi Imana yaremye kubyitegereza nkunda urukundo narwo reka nduvuge nkunda gukunda nkunda iyo feeling y'urukundo nkunda kubona umuntu ukunda ukamwishimira nkunda kwereka abantu urukundo rwa Kristo kugira ngo nabo barumenye nkunda byinshi ariko mu byukuri reka mbe ngarukira ntabwo nakureka utaririmbiye abantu mu ijwi ryawe hanyuma uraririmba indirimbo 5 mu minota 2 byose nabyo birimo nako gaseke ntabwo narimbiye nuvuga ngo urashaka uburyo uririmba chorus indirimbo zikurimo muri wowe okay minota 2 5 urajimbarira natangiye twagiye okay go mana mfasha sinshaka gukora ibyo nge nifuza mwami nkoresha icyo wampamagariye ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima yadusanze twigaragura mwivata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo zimaze kuba zingahe 3 okay mama vuta mwitabaza mwami wanje morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanje tuzajyane ya nyuma ndacyafite iminota ya nyuma narayibatuye cyane indirimbo yanjye nshya avuga ngo hayiye Yesu wanjye we uri ntwari we nzakuvuga ukuri nkubwire n'abatakuzi nzagukorera nzakubyinira kuko ari wowe ubikwiye asari ya nyuma nayindi ndagira ngufi cyane Yesu navuze Yesu ndirimbye ndashaka kukubwira ngo nawe umushake
niba utari wamutunga cyangwa niba ugishidikanya uyu ari wo mwanya wo kumutunga, iki kiba ari cyo gihe cyawe cyo kumwakira, cyo kumumenya, areke kuba wa mu Yesu wumvise baririmba muri korali, wumvise runaka aririmba, wumvise pastor yigisha cyangwa padiri akubwira, areke kuba wa mu Yesu w'abandi cyangwa Yesu, reka abe Yesu wawe nkuko ndirimba ngo Yesu wanjye. Nicyo nkwifuriza, nibwo butumwa bwa nyuma nasoreza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. This is the Blessing Show.